gufasha Uganda icyo gihe babaje barwana barwanya ingoma y'igitugu yari iriho yo bise Idi Amin bamukuraho. Bamaze kumukuraho, leta y'u Rwanda n'ubundi y'Uganda abamaze kugeraho ntiyakunze n'ubundi abanyarwanda. Biba ngombwa ko Museveni bongera gusubirana mu ishyamba. Barongera bavanaho Idi Amin. Icyo gihe bavanaho Idi Amin bwa mbere bashyiraho Milton Obote agezeho ntiyakunda n'ubundi abanyarwanda ndetse nabo bari bafatanya igihugu arabanga. Basubira mu ishyamba n'ubundi bakuraho Milton Obote basubizaho bise Museveni adari yakwima ingoma aba perezida wa repubulika. Yego, ariko uburyo nabo bari baje rimwe na rimwe buriya bijya banaheraho bumva ko bagusuzuguye. Muri imbere papa wawe rimwe na rimwe azajya kwitagura akabwa ke, sibyo? Ariko ku gihugu burya ntabwo, kandi nabwo azabikwita bijyanye. Ubu se dataretse ko ntawe ukiwe wageze ngo narigeze yakanye simbwa, ndi umugabo ungana nawe. Yego, cyakora sinamusumba mu rugo rwe, ariko hari imyanzuro atafata tugomba kubanza kujyaho iki aho ngaho niho kajya hagera rimwe na rimwe Uganda igashaka kudusuzugura ngo twavutse tuzabona igisirikare cyabo, kandi akirengagiza ko byari umwana. Abo se ntabwo nigishije bakora muri minisiteri ndeko nkiri mwarimu ndabeshya sore. Ejo za tuzahora ndeka agatuza ngo wakabwaho ngo nijye wakwigishije. Agatuza bakamene ni ministre. Je continue à être enseignant. Urwo rurimi ndabizi iyo nduvuzemo abenshi muzi wihafe atuka. Ariko none rwa rundi ndaruzi. Noneho birarangira rero muri 91 Victory bitwanisha irarwana. Bigere muri nari birya nababwiye by'amashyaka menshi mu Rwanda. Icyo gihe hari hasigaye ishyaka rimwe MDR Parmehutu yageze igihe ayobora muri 73 Habyarimana batera kudeta bakuyeho bise Kayibanda. MDR barayisiba no mu bitekerezo hajya ishyaka rindi rimwe rudenda ryo bise Eberenite, kuko leta y'u Rwanda yabaga isa naho ishyigikiwe n'ubundi. Zageze muri 91 amahanga yotse igitutu leta y'u Rwanda yemera amashyaka menshi no waje kuvuka PL navutse za PSD hongera havuka MDR. Cyakora noneho bakuraho Parmehutu havutse MDR. Yego, hazaho za PDC, ariko rimwe na rimwe haza PDI ubundi yari Parti Démocratique Islamique. Ariko ubu ngubu iyo Islamique bayikora komeze kwitwa PDI, ubu yitwa PDI ni Parti Démocratique Intégré. Kuko twaje gusanga nikomeza kwitwa Islamique ari abanyarwanda bamwe na bamwe, kandi amashyaka mu Rwanda yose ntawe shyaka rigomba kugaragaramo icyo bisi amacakubiri cyangwa abo yaheza. Ubu ni Parti Démocratique Intégré, Islamique barikuraho. Yego, bararwanya bigera muri 92 leta y'u Rwanda itangira kumanika amaboko ati tujye mu mishyikirano. Imishyikirano yagiyeho niwo mujya mwumva ngo ni amasezerano yarusha. Hari amasezerano yasinyiwe ngo yarusha, hari yasinyiwe Asere ni muri Kongo Kinshasa, hari n'ayasinyiwe za Badoriti iwabo na Mobutu. Leta y'u Rwanda icyo feri yabasabaga yarababwiraga ngo igisirikare tubanza tukivanga tugira igisirikare kimwe cy'umwuga. Mutwemerera abanyarwanda bose bagire gute batahe twumvikanye. Icya kabiri, uburenganzira bw'ikiremwamuntu amategeko yubahirizwa, buri muntu wese yubahirizwa ko ari umunyarwanda, ntiyubahirizwe kubera ko yagize ubwoko runaka. Icya gatatu, ubwoko bwose busibwa mu ndangamuntu, Ubuhutu n'Ubututsi buveho. Twese biranga muntu tuzaze twuba umunyarwanda kurusha uko uzajya umbona. Ubu se twese tuhagararanye hano, umutwa yabande, umututsi yabande, umuhutu yabande. Rimwe na rimwe ubutu nagiye kurebera uko byarebwaga wakwibeshya. Yego, wagira ute? Wakwibeshya. Ushobora gusanga ugiye kumbwira ibyo byagutekereza bidafite shinge na rugero, nanjye nkajya kukubwira ibyanjye ngiye kukubwira bidafite shinge na rugero, kandi byose ntaho byatujyana, ahubwo ikigamije ari ukubaka ubumwe ariko bushinze kuzamura ubunyarwanda. FPR yararwanye kugeza none bigeze muri 94 guhera ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 hatangiye Jenoside yakorewe Abatutsi. Aho FPR none yakoze nk'iyo
icyambere yari ifite urugamba rwo kubanza kubohora igihugu. None yigezeho ko ari na bwoko bw'abanyarwanda buri kwicwa ntacyo buzira. Yagombaga gukora ibishoboka byose. Cyambere irabohora cya gihugu, kandi nabo abandi bari kwicwa igira ite ibarenge. Ni kuvuga ngo wowe warwanaga umunsi umwe wagombaga kuharwana mu isaha. Aho wagombaga kurwana ku kwezi wagombaga kuharwana kibuze mu minsi 2. Ukaba ugize ute uhafashe ufite uburengeye. Nibwo rero Imana ibifashijwemo. Burya ni nabo bajya bakubwira ngo igihe cyose urwanira ukuri, ukuri ufite ukaba ari ukuri kwa batari kwa kundi ko kuvuga ngo ndakurura njyana mu nta muntu n'umwe ugutsinda. Nubwo wagira utirengagije ko RPF yari ifite igisirikare gikomeye, ifite intwaro zikomeye, ingabo zarapiye. Ngaruka handi nageraga ngo nkwigishe, wambwiye ngo zatangiye RPF ivuka yavutse nk'umutwe wa politiki, ariko ufite umutwe w'ingabo uwishamikiyeho bitaga RPA, Rwanda Patriotic Army, cyangwa se APR, Armée Patriotique Rwanda. Uwo mutwe rero warushamikiyeho RPF wari umutwe wa politiki ushamikiyeho n'igisirikare cyiswe RPA, yego ariyo APR. Noneho birangiye igisirikare kirarwana, umutwe wa politiki nawe ufite ibyawe urimo gukora za diplomasi rimwe na rimwe kugira ngo amahanga azemere ko Habyarimana ntiyemeraga ko yatewe n'abanyarwanda, yajyaga avuga ko yatewe n'abagande. Abana b'u Rwanda ni bo, kandi wibuke ko icyo gihe buriya mu gihugu u Rwanda rwari rufite umujenerali, yari general major Habyarimana Juvenal. Undi umujenerali twari dufite yari Rwigema, ariko abarirwa mu gisirikare cy'Ubuganda. Rwigema murabyibuka ko agezemo atitaye ko ari general, amapeta yari yahawe n'Ubuganda yakuye. Arababwira ijambo rya mbere yakoresheje, arababwira ngo ufite ubwoba rero asubireyo, dore kugira ngo mbereke ko ntari umuganda. Afata za peta za gisirikare yari afite azijugunya mu mugezi w'umuvumba. Arababwira ngo no, je ne suis plus Ougandais, je suis Rwandais. Ufite ubwoba rero asubiraho, kuko intambara tugiyemo ntabwo igize ute yoroshye. Aravuga ngo Imana nishoboza zongera mbona aya mapeti igezeyo. By'amahirwe make n'ibyakunze. Yateye ku itariki ya mbere, bamwica ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa biba n'ibibazo birebire, kuko n'abari b'abagisirikari bose barabisha. Abo bitaga ba Bunyenyezi, abo bitaga ba Matamazire, abo nibo basaga nabo bamwungirije. His Excellency ntabwo arahari icyo gihe, yari kwiga muri Amerika mu gisirikare, yari akiri na major. Yaje asanga abo bantu bose baragize gute, barapfuye. FPR rero iraza igiye ku itariki 4 z'ukwezi kwa 1994 yunamura icumu irengera abanyarwanda. Igihugu cy'u Rwanda kirafatwa. Ubukozi cyayabashije guhunga aragenda, yego iraza ihera ku busirubaka. Uyu munsi ntabwo dutengamaye, yenda nimwirebeho muvuga ngo nta mafaranga murabona, muracyari bato. Ni ukuri ko Imana umugisha n'ubukire buri mu maboko yanyu, muracyari bato. Nanjye simbiye bandi kuvuga ngo hari igihe n'ibyanga zayatora, ngenda nunamye n'ibyanga zagira nte zayatora, ariko ntabwo bizananira. Umutwe utekereza neza byanjye bikunde nzayabona, yego. Amahirwe rero nagarutse, naje ari mwebwe nje kwigisha ngo ubumva koko yafatakanya na RPF aratwemera tugendana, kandi wumva nawe yayoboka ibindi mu burenganzira bwe. Ariko nabwo ndaza kumenya ibindi yayobotse, turaza gukorana kugira ngo igihugu Israel buramuzi impamvu ni Israel nicyo gihugu cya mbere gituye mu gace ka yangwamo. Ibihugu byose biyegereye byanga Israel, yego. Ikiyishoboza amahanga ni ubutasi. Ugiyeyo gutya nge sinagufata, ariko nyuma y'iminota 20 umuntu aba yamaze kukwakira, karutaza waturutse bakabanza bakamenya uturutse hehe urubaye, yego. Icyo kintu rero cyatumye Israel yiyubaka, natwe abanyarwanda tugenderamo tuti no mu karere katatu tudakundwa nabo. Mu minsi ishize Abarundi no bari batumereye nabi. Abarundi baje bakura Abagande baza bakorera mu ngata Abatanzania.
none mu abakecuru no yaba ngo yombwa ngo Kisekedera gutumereye Kisekedi nawe atigize ute turi abanyarwanda rero nibyo tujya tugera ngo turi batariko batari turi batariko batari gito turagahugu gato Kisekedi n'ujya wicara ngo ku gahugu ngo katangana n'intara imwe numvise na Kiliziya Gatolika irimo ivuga ngo ni gutagahugu katangana na diocese nyobora ngo katuzegereza ariko ibyo ni ibyabo bavuga ubuto bw'intobo ntibuyibuza kurura abanyarwanda turarura nidushyira hamwe ndi kubabwira ko utu duhugu twose nubwo twadukuba icumi ntacyo bazagera gute ntacyo bazagira gute icyambere rero ni umutima kandi none no kwicara ukaba ufite icyo ugomba kugira ute kurwanira nurwanira kwa kuri kwawe you have to win turi kumwe matunda ariko mbere muracyari batoya mufite opportunity mbereye kuri mwebwe zidafite abandi zidafite ndi kubibabwira mufite opportunity kereka nubikiwerewere ukagenda ukifata nabi yego ukagenda ukajya mu businzi ukumva ko yenda uzarisha akabuno cyane ndabwira abakobwa ubupfuye nukuri kw'Imana uzahandurira sidupfe yego cyangwa nutanapfa ugenda wigengesereye wicara uvuga ngo ejo ndapfa ikindi cya kabiri nugenda we musore nawe ukamunza ukifata naburi ikigoryi nuticwa n'uburwayi uzicwa n'isasu cyangwa imodoka ikugonga bityo rero amahirwe y'ubuzima yo gutera imbere muracyayafite yose mu biganza bya kandi igihugu kirahari ngo kiyabafashemo ni mu gikame rero ya mabere yose arafunguye kugira ngo ufashiri bijyanye igihugu kigira amabere menshi wonke ugira aho kikugeza ugire icyo ubyara yego ndio intore mutoza bisheba niwe soko kuvoma intore turi ibisubizo aho indatamigo ufatanye n'iterambere ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu indatamigo umwana suri Rwanda isuku n'icyerekezo cyacu indatamigo gahunda y'itujyanemo aho rero niho naringeze ngo wumva yashyigikira naje kugera kuri ya yindi ya nyuma nibwo jenoside ibaye hagiyeho intuza iya ngingo ya 9 nayijyaho imaze kujyaho bahita bengeza ibikenda zireka kuba 8 turangiza uyu munsi rero umuryango wa FPR Inkotanyi ishingiye ku nkingi 9 tugomba kubungabunga yego tugomba kwemera tugomba kunoza tugomba kuyoboka kugira ngo igihugu uyu munsi nyuma y'imyaka kibuze 29 leta y'ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa se RPF ibohoye abanyarwanda turatengamaye turahenga tukarya tubaho mu mutekano abanyankunda ko bivuga abantu bari batuye hano muri 1996 bageze mu gihe wacu n'ibinyazo ubu twari tutandukanye wacu bura twabaga muri commune Nyakabuye bw'aba muri commune Kimbo kugera ahantu uva bisasu rirara rinyigimba tuzi hene nguzayirye byageze igihe ahangaho ubundi hahoze ari mwibuga muri 1996 wararageraga wamara kuragira inkuka zijyana ukajya kuzonkesha imuhira nimugoroba zageze inka zigateranira hano bakazana abasirikare bazigota nirari muhira ntabwo uzagira ute aha hantu haguye abantu benshi baraswe n'abagenzi babo baje kubiba bakakwica bikarangira ariko umutekano ubu niki ni barabara ubu mu myaka we wari ugezemo abo ndaza kubikubwira kuko nge sinigeze biraraho bacu twari dufite undi mugisha nta n'amashanyarazi n'ubu ntarahagera abantu bari baragowe n'abindi kurara upfumba si ipoto babihirika baguha amabere ya nyoko kuko bose ipoto yose yararaga ifite umuntu ugize ute uyiraye ariko uwo mutekano uyu munsi uturutse
uturutse Kigali umuhanda wose 80% ntabwo umuhanda ucanye, ntabwo ucanye. Nabo mu Kanoga nari ndimo mbwira nabo muhumure, mu cyumweru gishize nta bantu bageze bari mu muhanda bari mu muriro, kandi turatangira ducane mu minsi itatu tujye dukanda. Yego namwe muri ku mafondeti murakeye, ubundi kera wayisigaga ngo iyi ndayiturutse, ikikubwira ko abantu bakeye nk'iyo misatsi ukibeshya ukayishyiraho no mu giturage bari kugutwika ko ari uburaya wazanye. Mubeshye ema ukibeshya ukayigira gutya, bajya bavuga ngo bawugeze gutya bamennye mu byeri, ngo ni byeri bamennye mu buriya mukobwa ngo ni ikigo yashize mu mutwe. Ariko u Rwanda rwacu wemerewe kwambara uko ushatse, bipfa kuba biguhesha ikuzo kandi wumva ko wiyubashye. Ndarangije rero mu kiganiro nari mfite cyo kubahatara icyo, ariko nza guheraho kugira ngo tuze ni nacyo turibuze guhera kugira ngo dutere intambwe idasubira inyuma. Yego mu ntambwe rero tutera idasubira inyuma, dore indahiro yacu tugira ngiye. Yego ndagira ngo mbembereke ko ari n'ibyo bariye boroshyamo. Twaravugaga ngo ngewe intambwe idasubira inyuma iyo winjiye mu muryango w'FPR Inkotanyi cyangwa se kurahira, uravuga ngo ngewe kuri iyi ntambwe idasubira inyuma, ngewe ukavuga amazina yawe, ndahereye hagati y'aba banyamuryango ndemeza ko numvise imigabo n'imigambi FPR Inkotanyi yiyemeje guteza imbere kugira ngo buri munyarwanda wese ngwino sanakubwiye ko ndi umwarimu ngo pfukamishije aba bakobwa bawe. Yego kandi bifite mu burenganzira ntabwo wacika. Burya rero ikiba cyiza ni uko twubahana kugira ngo twese tugire gute tujyane. Yego abakobwa sivuze ngo nibo bakugaya na bagenzi bawe barimo, ariko kuzajya kumutereta zagorana kuko ngo muracyagera